Rashi. Nibikiye? Kandi waguze urubaga rwinshi se ufite ubukwe uyu munsi? Ariko kuki mwumva ko umuntu azarya urubaga afite ubukwe gusa ntago warurya nta n'ubukwe ufite wagira ngo ni kimwe namwe murya inyama ngo kubunane gusa. Yego yes, uyu munsi ndabona bidasanzwe da. Narababwiye ariko ndababwiye ati nta hantu duhuriye Imana iyo yabishatse igusiga amavuta ngo nguke. Ariko n'ubwa mbere nyine ngeze ahangaha n'ubundi wajya kubikora nkumva wahumuje. Wa muntu we yewe ubu ngubu namaze gukora ikintu kimwe cyo gufata umwanzuro yuko nta muntu nzajya ameza uzajya uza nguhe kuko n'ubundi Imana iba yamaze kuduha umugisha mu byo dukora. Naba mwimirikiza. Ngomba kubatumira rwose nkabahereza hano mukirira n'ubundi usanga ibi byose se dukora ko ari Imana yonyine iba yabiduhaye. Nta muntu ujya wigira mu bintu reka. Yego komana. Ariko menya no munsi udasanzwe. Narababwiye ariko ndababwira ati ngewe isaha n'isaha nzajya mbatungura ngo nguke mwigira nkana. Ahubwo ubwo nawe mbaye ngutumiye ndaba mari kabisa mu masaha ya saa sita rwose uze kuba uhari twiganirire n'ubundi se ko ibintu byose usanga wimanuka agera gute bikarangira twese twisanze hamwe. Suko se mu masaha ya saa sita rwose ndamaze kugahumuza ungereho twirire n'aba baturanyi bose ubabwire. Bose ndababwira na ba gipusi. Ba gipusi basa gihanga bose ubambwirire. Ewana mungereho rwose mungereho turya inyama. Nicyo kunywa kirabagerere gasi inyama gusa. Ego ko ndumva ari ubusabane si gusa da. Maze iminsi ariko nanga ubusabane ngewe. Si n'iminsi kuko niko ngiye kujya mora nk'ibi bihe. Tumira inshuti abavandimwe. Muze turye. Ubundi se nabaga mbima ngo bitagenda bi. Si wumva se. Muze kuza rwose twirire kuko ibi byose ni Imana iba yabiduhaye. Reka ako kantu niko nuko. Ariko umuntu usagihanga nawe mwibuke kumubwira ye. Turamubwira. Mwibuke kumubwira rwose muzane. Tujye zino nyama mw'abantu. Aho ubundi akara kantu waruje ushyiramo koko kuvuga ngo mfite ubukwe nge ntago ndi namwe muzarya inyama ngo ku munsi mwahawe penikosi. Reka ngewe isaha n'isaha inyama ndazigura nkazirya hano. Reka n'abaturanyi rega tujya tubyumva. Kuko ibi ni ibyo ubonye. Zisiba ryari se ko ari mu nzu no muri kafirigo haba harimo n'izindi. Kafirigo hariya n'ubu rwose harimo urukwavu maze maranye iminsi ngahe naranze kurya numva nashaka inyama z'urukwavu. Usiko wagezeyo burya. Oya si ukugerayo byose tubikesha Imana. Imana niyo nkuru. Niyo nkuru zagize ngo wa muntu we amwe na Yesu byose nibijya bishoboka. Byose birashoboka. Birashoboka cyane. Narebye kujya nirwa mara nkubwira ati nta kintu ndiho kandi no bundi ibiryo nsigaza hariya ngasigariza imbwa n'inkoko byose. Ndabatereka nzajya mbabwira muze twirire rwose. Hoya nibyo nukuri ubu umuntu ni bwiza rega hari n'ababa batabibonye. Iyo uhaye umuntu nk'uko nuko nyine Imana nayo igukubira karindwi. Ushobora gusanga hejuru ya kafirigo hiyongereyeho na kaburarirwa kose. Suko se tugasanga inyama nzajya nyimanu sije ko natwo turahari da. Turahari ariko abo nari numaranye iminsi two. Ko zirakomeye. Eka nagukomera nako nuko izi nyama bungu burega nazitumije Dubai. Koko Dubai. Bundi nge ntago narya inyama rwose zo kuri Burisherazina. Koko Dubai njya numva. Dubai nadatumije Dubai numiza byibuze muri China. Yes. Muri biriya bihugu byateye imbere. Reka najyaga ngura inyama zina ahangaha mu Rwanda nazigura mu nda hakandi ugasanga rwose nza kujya kwa muganga banyandikira ko ngomba kujya ndya inyama ziturutse Dubai cyangwa China. Yes. Ubwo se ntago zigutindira kukugeraho ra? Mayi nka ese ni wabimenye? Ibintu byaroroshye ubu ngubu
ni umunota umuntu ategereza mu gahe gatoya. Utegereza mu gahe gatoya ibintu biba biciyemo ubundi zikatugeraho natwe. umva ari byiza noneho natwe turi buze kuza kurya ku nyama zaturutse Dubai twumve. Mubanguke rwose Dubai China iyo ngiyo niho mba nazikuye nge. Tumva ukuntu zimeze. Reka ubu ngende ndagaruka mu kanya ibihanya by'ibijumba dore byawe biri kuntera ikirungurira. Ugaruka ariko umuntu nakagutokora ijisho ngo uri mutunurire. Ibyo bihanya by'ibijumba nibyo byari bigutunze wibituka. Yego. Ugaruke mu mwanya. Yego man, ariko nawe ndabona ufite inzara. Oya ntabyo inzara nuko umuntu aba yanga gusesagura ibyo kurya. Kandi umuntu aba nazigamira iminsi mibi wa muntu. Use nsesagure wagira ngo biriya byose si ibirungo biba biriho hariya. Okay, reka ngende turasubira. Sawa. Mwiriwe. Yego. Hano wamenye mbariranye none nsanze bihiye. Reka wa muntu wese wagize ngo ko uraseho gatonya. Bigenze gute se? Reka nahuye n'abashyitsi ubu ngubu byose ndabibadahira. Na bwa rusabane navuze nanga naburi bwabe. Hano nyagasani. Nukuntu tutiriwe duteka iwacu tuvuga ngo turi butaramira iwawe. Reka nanjye nta kintu nisigiye ubu ngubu rwose ndi kuzimarira mu maso isazi. Mana yanjye ndumva bitoroshye pe. Ntago byoroshye. Nukuvuga ngo noneho nawe nararitse bose bambwiye bose mbabwire barekeraho. Wakabaye bikora ahubwo narakubwiriza. Ngo nta kundi nyine turarasa uno munsi naho ubutaha. Reka nanjye nabwiriwe rwose wa muntu we muye n'abashyitsi nanga guseba.